Yesu ntashimwe. Kitondo cyiza. Ngewe uhagaze imbere yanyu nitwa Kasine Marie Grace. Nkabambarizwa muri Europe Gate, nkabandi umwana mu rugo. Iyo nje ntabwo iyo basabye guhagurutsa abakitse ntabwo ngihaguruka kubera ko niyumva ko ndo hano mu gikari. Ibyiza turabifatanya, ingorane tukazifatanya. Numva nduwa hano hagati ntabwo njya mbishidikanyaho. Murabizi ibihe turi mu bihe byo kwibuka abacu bazize itsembatsemba n'itsembabwoko ryo muri 1994 ubwo abatutsi bashyirwaga ku karubanda bakicwa icyo bita iyicarubozo. Uyu munsi ku tariki 13 niho aho ngewe navukiye, nubwo atari wabo wa papa na mama, ariko ngewe navukiye aho bita Kibirira muri Gisenyi. Ni uyu munsi rero niho bibutse, mufatanye nanjye kwibuka abavandimwe banjye bashyinguyeyo, nubwo bagiye bashyinguwe mu mpande nyinshi zitandukanye z'u Rwanda. Ku itariki ya mbere 1994 nari mfite abavandimwe twari 10, abakobwa 5 n'abahungu 5. Uwo mwaka warangiye turi 3. Uwa gatatu impamvu yasigaye nuko atabaga mu Rwanda, niko njya mubwira. Yambwira ntiwagize amahirwe ko utari mu Rwanda, imiheto twabonye n'amacumu twabonye n'imihoro twabonye ntabwo wari kubitambuka. Hasigaye ngewe mutoya wa 9 n'umuhungu mutoya wa 10. Dusigara tubona duhagaze mu giti tutazi icyo gukora naho kujya. 1994 ku itariki 6 mu gitondo narabyutse ku itariki 7. Ntabwo nari namenye byabaye, mbona abantu bose barakaye. Noneho ngewe nsohoka ndi guseka bisanzwe, nsohoza abantu nishimye, bakandeba nkabona ntawe ushaka kumvugisha, abantu bose imitwe yahindukiye. Noneho ndababwira nese ko mwarakaye habaye iki? Umwashyira ku ruhande ati Grace ntabwo uzi byabaye. Ndagase habaye iki? Ntabwo wamenye ko mukuru w'igihugu yapfuye? Nti alors habaye iki? Kuba yapfuye ni ikibazo? Umwashyira ku ruhande ati Grace reka ubutesi mwana wa mama, sinumva ibyo ashatse kumbwira. Mu minota mikeya nagiye kubona mbona abantu batangiye kwiruka nka ku misozi, mbona imihoro, mbona ibintu nanjye ubwanjye noneho ndahagarara mba nk'igiti. Mbere ya 1994 mu rugo bajyaga bakunda kuganira, rimwe na rimwe bakabiteramo urwenya, bakavuga ukuntu bajya kwihisha, bakavuga ukuntu umwe iyo babiteragamo urwenya umwe aravuga ati ngenda twaraga iki. Noneho papa ntabwo yajyaga yambara umwenda udateye ipasi. Iyo babateraga afataga ipasi akiruka. Nkagira undi musaza wanjye wakundaga indirimbo, wagaterura radiyo. Nkagira undi wakundaga kwambara agaterura imyenda. Mama agasigara uri gukururana n'utwana n'ibindi yabaga nawe yafashe kugira ngo bataza kubitwikira mu nzu. Nkabaza ariko se ko numva ibyo bintu bizagaruka ryari? Se mwiyorosaga iki? None se byabaga bimeze gute? Mwaryamaga he se? Byabaga bimeze gute? Nkumva nanjye ibyo bintu ndashaka kubibamo, ariko ntabwo numvaga uburemere bw'ibyo bintu. Bakambwira bati mwana wa mama wikwifuza iryo shyano. Reka rero 1994 igere ndahagarara, bya bihuru bambwiraga ngo bahungiragamo ndabibura. Eglise bambwiraga bajyaga guhungiramo nayo ndayibura. Ndahagarara mba nk'igiti. Sinigeze mva aho narindi, nagumye aho ngaho ko nabuze ubuhungiro. Aho narindi hari abandi twari duhuje, abasore 4 ntabwo batinze gupfa. Abo ngabo bambwiye bati Grace reka imitoto, umunsi baza kubica niwo munsi nagombaga kugendaho, kuko nanjye bansanze aho bari. Noneho uwaruje kubica impamvu atangishe niyingiye, njya ngira umugisha wo gukundwa n'abana. Hari umwana wari uteye aho ngaho wankundaga, noneho agakunda kumumagara ngo ninzi. Nkagenda tugasangira ubugari, umwana mutoya, nkagenda tugasangira, wabo bakankunda cyane. Hari umukozi waho rero nawe tugatera ibiparo bisanzwe. Uwo mukozi rero mu gitondo ngiye kubona mbona afite imbunda. Ese iyi mbunda yayivanye ngo yari ricukuye, ngo yari tabye hariya, ngo niho yayikuye. Niyo yari afite agomba kwicisha abantu. Araza
afata abo bahungu ansanga aho nari ndi hepfo, arambwira ngo Grace urimo kumara icyaha ngaha, ngo injira muri uriya muryango nonaha. Ninjira muri uwo muryango, bahungu abajyana mu kindi cyumba, aravuga ngo ntago mfusha amasasu yanjye ubusa, abicaza hamwe abarasa bose, ariko umwe ntiyapfa, baje kumwishira ku muhanda nyuma. Aho mba ndahatambutse. Nanone hari undi muryango wari twari turi kumwe, mu gitondo harimo akana gato cyane k'igitambambuga, ndabyuka ngatekera igikoma. Ntago namenye rero ukuntu uwo muhungu n'undi yaje kubajyana ku muhanda n'ubundi arabica. Kakana kari karimo, amakuru namenye nuko ngo bagatereye hejuru kamanuka hasi kabanza umutwe, ubwo nko burasandara. Ndavuga nti narigenje, ntago ndibona aho ndi bucikira aba bantu. Hari umuntu wari uzi famiye yanjye agize neza, niwe waje arambwira ati musaza wawe w'Inyamirambo bamwishe, yishwe n'umuntu wari umuzi, ariko umugore n'abana baracyariho. Aramubwira ati se wagiye kumishira abana? Aramusubiza ngo nta hantu mfite ho guhisha abatutsi basa gutya. Noneho uwo nawe yaje kuza angeraho, igihe cyose yarazaga akaza kumbwira amakuru y'uko abantu b'iwacu bapfuye. Abaresikape bakunda kuvuga ngo muri jenoside babonye inzoka iza ikabagera iruhande bari mu bihuru, ariko inzoka ntibarye. Nanjye yo yambere inzoka y'umuntu, kuko yaravuga kwica abantu akaza kundeba. Umunsi umwe yica ababikira ku muhanda. Jenoside yabaye ndaho bitaga ku Ntaraga, Vanessa numvisha avuga ko ari hose na papa we na mama we baguye. Aho niho narindi. Uwo mugabo rero yica ababikira 11 bari bahungishwe n'umusirikare. Abanza umusirikare aramubwira ati wanyana y'imbwa we ni gute uhungisha abatutsi? Arabanza aramwicaye yica ababikira ngishiza kubimbwira, yaje arandeba. Arambwira ati mpuye n'agasirikare k'akagori kikari kahungishije ababikira, atariko size mbatambitse ku muhanda. Yazaga yambaye intwaro zose zishoboka zo kwica abantu. Ngiye kubona mbona aragiye. Arongera aragaruka, ntese kugarutse none uvuye hehe? Nari sigaye mubaza ntivuye hehe? Arambwira ngo mvuye guhumba udututsi twari turasigaye mu cyaha hafi na Kimisagara na Nyakabanda. Ati bo twose ndaturangije. Mu nda hakandya, mutwe ukandya, nkabura icyo kurya, byo byari byaranze, nkabura icyo gufata. Nagira amerwa nkongera nkabona aragiye. Umunsi umwe haje abajepe, sinzi umuntu wabarangiye ahundi. Abo bajepe baraza barambwira bati uri gukora icyaha ngaha, kuki bakuretse? Mbura icyo kubasubiza kuko nta kintu mfite cyo kubasubiza. Baramfashe banshyira ku gikuta, ndindira ko barasa ariko ntibabikora. Barongera barazenguruka aho ngaho bakambaza bati umuryango wawe uri hehe? Ntabwo uri hano. Abavandimwe baba bahehe? Ntabwo bari hano. Ababyeyi bawe ntabwo bari hano, hano ndi jyenyine ndi umushyitsi. Barambwira ngo turagiye ariko turaza kugaruka ntuve hano, hari mu gitondo nko masaa 4. Hari ukuntu rero bakubwira ngo ntuvaho, n'ukuri ntuhave. Ukagira ngo baguteyemo imisumari ukicara aho ngo rwose ukabarindira, nanjye ndica ndabarindira. Ngiye kubona mbona saa 11 baragarutse, ariko umwe agarukana uwundi. Uwo yagarukanye rero no Munyacyangugu. Aramuzana aramubwira ati rero tuntu bituje kwica. Arangije aramubwira, uwo Munyacyangugu aramusubiza ati uyu mwana ntago namwica. Ati umudamu wanjye ubu ngo bari Cyangugu, ntabwo nzi ngo nashobora guhura nazo, mugiriye nabi nanjye ushaka kugira umugore wanjye nabi. Wa mujepe arambwira ngo hagarara hariya. Ndongera ndahagarara ndindira ko arasa ndaheba. Ashyira pistole mu gutwi, nabwo ndindira ko aturitse umutwe ndaheba. Mu by'ukuri namaze kwiyeza. Numvaga ngomba gutaha kuko nari ngize amahirwe namaze gukizwa, maze kumenya Imana, numva ko birangiye aho kumva ko umuntu ashobora gukura pistole mu gutwi, numvaga byo ntushobora kubitekereza. Arangije arampanurira. Arambwira ati reka nkubwire wa mwana we, kuva ku itariki 6 Habyarimana apfa n'ijoro, ni wowe muntu wa mbere mvuye mu nzara, no mu kwa 5 mo hagati, ni wowe muntu mvuye mu nzara. Arambwira ngo aho uzajya hose uzagende kuko ntacyo uzaba. Arambwira ngo ahantu hose wumva ushaka kuzajya uzagende wemye,
nta muntu uzagukoraho, ntawe uzagira icyagutwara, kuko narishe kuva ku itariki z'indwi kugeza uyu munsi. Ubwo hari hasigaye Nyakabanda, Kimisagara nazo zari zizafatwa, mwumve ko urugamba rwari rubandanyije. Ati rero ntabwo ndi bukwice, kandi kuva nakwishe nawe uzakwica, ngaho wirirwa amahoro, aho ushaka hose uzagende. Arambwira ati cyo ko ushobora kuzasitara kwibuye kwipfira, twabona guzicwa n'urupfu rukomeye. Ndabona urakoze kumpanurira. Arigendera, reka nihute. Igihe cyo guhunga kigeze, abantu twari turi kumwe baratubwira bati ntabwo tubasiga, muze tugende. Cyo kora nimufata icyemezo cyo gusiga tubasiga tubishe. Aho rero niho twafashe urugendo rwo kugenda. Tugenze nka metero 5, kuko ubwo nyine Kigali yari irimo ifatwa, hari ku itariki 3 nijoro. Twumva imirindi y'abasirikare, twumva uretse imbunda n'imirindi y'abasirikare n'ikindi kintu twumvaga. Abari muri iyo quartier barabyumva, baragenda. Noneho rero ubwo tugifata umuhanda dutangiye kugenda, nko muri metero 5 abantu twaturi kumwe ndababura. Ndavuga rero nisubira inyuma shobora kuza kubasangayo bakanyica, kankomeze ngende. Ikintu cyankomezaga cyatumaga ngenda ni iki, nafite abasaza banjye babiri babaga Gisenyi. Ndavuga nta basaza banjye ibyo byose bashaka kuba barambutse, ntago bapfuye, reka nkomeze ngende nzababona. Twaragiye, tugeze ahantu hafi yo ku giti cy'inyoni, ndongera nkubitana n'undi musirikare w'umujepe. Aba yandebye arambwira ati hagarara aho ngaho, urajya he? Nihishe inyuma y'abandi bantu bari bariho bahunga, kuko natekereza ko ari buhita arasa agahita ndasa. Nkomeza urugendo, tukomeze tugeze mu nzira. Noneho abantu bakajya bagasa kuko murajya hehe, kuko mutazarenga hari hirya murajya hehe. Abandi ugahura n'abati bashati nawe uracyariho we, wajya kumva ukuntu ataragukomanza ati uracyariho. Turakomeza turagenda, nari ngifite ibyiringiro byo ko basaza bangenzi babona, ariko nta bureyeri nimwe nigeze ngeraho. Kubera iki? Nisunze umugabo w'umurundi wari ufite umudamu w'umukecuru. Ndavuga ntabangaba reka ngendane nabo, bazagenda buhoro ku mbaraga zanjye, aho bazajya bagera nzajya ngera aho ngaho. Twaje gukomeza urugendo, bariyeri nakubitanye nayo niyinjira muri Gisenyi, bahagarika abantu bose, ngenda komeza ndagenda, sinanabitaho rwose, ndatambuka ndigendera. Mba ndaharenze, mpageze ngeze Gisenyi mu mujyi, mbona abantu bari bazi basaza banjye. Ndabaza ni basaza banjye bari he? Barambwira ati bakigoryi wececeka, aho ngo tukwereke aho umusaza wanjye bari bamujyanye Goma na mukazi wanjye. Ubwo abandi bari bamaze kubica, ariko nta makuru nari mfite. Ngeze Goma bandangira aho mukazi wanjye ari, njya kumureba. Nkimubona ntago kugeza kuri ubwo nari ntamenya ko basaza wanjye babishe. Ambonye ararira, ntese sayi bari hehe? Nawe arambwira cicika wa cyanawe. Nyuma rero niho baje kunyicaza, bambwira ko nabo babishe. Mukazi wanjye kugira ngo tugaruke mu Rwanda ntabwo twatinzeyo. Yari afite famiye bari bamaze gufata igihugu, baza kumushaka. Musaza wanjye aramuherekeza, bagera i Gisenyi. Aragaruka arambwira tumva reka nkubwira ati nabonye Ngabo yari umukuze wanjye wari uri mu gisirikare. Ati rero ejo witegure nka 5 tuzafata inzira tugende nk'abagiye gutembera, hanyuma tujye kureba Ngabo. Nuko navuye i Goma nsubira i Gisenyi, dusubira mu buzima busanzwe. Ubuzima busanzwe rero ni ubuhe? Ubuzima busanzwe nubwo kuba utagira umuryango. Ubuzima busanzwe ni uwo kugenda wambaye ibirenge, utarigeze wambaye ibirenge. Ubuzima busanzwe ni uwo kugira umwenda umwe. Ubuzima busanzwe nubwo kutagira ahantu ho kurara. Ubuzima busanzwe nubwo kutagira ukubwira ngo impore. Ukarira mo imbere, cyangwa se ukarira uri muri dushe, cyangwa ukarira ugiye kuryama, ukihoza wowe ubwawe bikarangira. Natangiye urugendo rwo kuba mu mafamiye. Bamwe banyirukana saa 8, abandi banyirukana saa 11, akazi katarangira. Gukora kuva mu gitondo kugeza nijoro ngo urebe ko bakugaburira, nabwo ntibabiguhe, cyangwa se ugakora akazi k'uburetwa ariko ntibagushimira. Ukabona umwana uruta akuzana ikiko ngo kinyogereze ngiye kurya ngo kandi ugire vuba. Wakwibuka umuryango wari ufite, wakwibuka uburyo ki wari ubayeho, ukavuga uti nibi ngibi Imana yansiganije. Nabaye umurakari rero. Mana yo mu ijuru, ndarakariye isi, ndakarira abantu, ndakarira buri kimwe cyose. Ndarakara pe, ndavuga nti Imana ntabwo ari kunkora ibi ngibi,
ngo tware abantu bose unsige nta n'icyo unsigiye cyo kwifashisha. Icyo ko iyo nibukaga ko impande zavuga nasubiraga gusenga da. Abana ubukristo babona garutse akansanga ameze gutya reka nitabare nkajya gusenga, ariko nava gusenga hagati mu cyumweru nkasubira kuba wa wundi. Umuntu wambabaje n'umuntu wanyirukanye saa 11 mpagarara hariya muri gare y'Inyarugenge yari gihari, shaka imodoka ntega hirekiza ndahabura. Nakubuka ko umusaza wanyira atuye Nyamirambo, nakubuka ko ndi yaratuye Kanombe, nakubuka ko bandi bari batuye hanaha. Ndavuga nti si yararangiye. Naje kwakirwa n'umuntu utanzi, barambwira ati ahantu uri gushaka kujya uwo muryango wuruzuye abana b'imfubyi, guma hano. Aho naho ntagomye umwaka n'igice ndahava njya handi. Nibwo wa mukuru wanjye nababwiye utarabaga mu Rwanda n'umugabo bari barangije kwiga, aho bari baragiye kwiga baraza baratwakira badusubiza mu buzima busanzwe. Ariko nubwo nagiyeyo nahoraga mfata defense, numva naho bazanyirukana kandi ari kwa mukuru wanjye. Sinarenze kwambara, nambaraga amabara yose abaho. Kurya ntacyo byabaga bimbwa, yose murahisha ryari ngwino turye ndaje. Nta munezero nungana na gutya numvaga nshobora kugira. Noneho nasohoka batese ugiye ngiye mu bukwe. Wambaye ibyo bintu ugiye mu bukwe koko? Si ubukwe se? None se imyenda iri mu kabati nzawunyambara ejo. Batangira ibintu byo kwigisha ngo umwe n'ubwiyunge. Mana yanjye, njyewe ku bwanjye naravuze ntokereka tubyakire ko abantu bapfuye tunababarire, ariko njya nkunda kubivuga ntago batwigishije uburyo tuzabyitwaramo mu gihe byatunaniye. Nabayeho mu gakiza, ariko batubuza ibintu byo kwibuka, bakatubwira ngo mureke abapfu bahamba abapfu babo. Natwe tubyakira gutyo, tugasenga tukabisengeraho, turabyakira. Ntabwo nigeze ngira igihe cyo kwibuka kugeza ubwo nagiye kuba hanze. Mukuru wanjye yambwira ati ngo tugiye kwibuka, nti nawe genda nzaba njye ikindi gihe, kuko nta mpamvu nimwe mbona yo kujya kwibuka. Abantu numvaga barapfuye. Ikindi ntabwo nabonaga umuntu mwiza ubaho, nabonaga abantu beza bose barapfuye, nkabona abantu basigaye ni babi. Kumbwira ko hari umuntu mwiza n'ubuzima ndimo byari bigoye, ariko kwari ukubyakira ukumva ko ari bwo buzima bwawe, kandi kumva ko uzabusaziramo. Rero byo kintu cyari gikomeye, ukavuga toke uyu munsi ndaharenze na jenoside yararangiye, ubu buzima ndimo nzabusaziramo, nzarinda mfa meze gutya. Nkumva kubona ijuru ndi muri ibyo bintu by'uburakare bimeze gutyo, nkumva bitazashoboka. Muri 2021 nahuye n'ikibazo cyandemereye, ndongera nsubira hahandi nahoze kera, kuko nakoze umurimo w'Imana. Numva nibyo ngibyo, ndafasha abatineja, turakora amakorari, tugatembera, tukajya kurya. Aho ngeze nkunda kugira amahirwe, n'ejo bagiye kunyereka ngo mu marangi, nko kagira Imana mugera narinze ko amarangi ari ahantu abagurisha amarangi y'ubwoko bwiza. Bati ngo natuye kugutembereza ngaho tugende, ndagenda banyereka mu marangi. Ntuko ariko icyo mbakundira, iyo batashye bakagera mu rugo banyereza ka message akavuga ati wageze mu rugo nawe ko twe tugezeyo. Nagezeyo, bati mwakoze. Nuko noneho rero mpuye n'icyo kibazo, hari umupasiteri wamfashije mu myaka 2 muri icyo gihe nari nagera hano. Nagize umugisha uko twahuriye hano kuwa 2, hanyuma aposo ajya yumva ibyo arimo amfashamo, uburyo kibyari bikomeye, kuko n'uwo mupasiteri twabashe kubivuga. Hanyuma rero naje kugera hano bamfashije, ntabwo nshaka kubitindamo, ko ndashaka kugera kugukomera mu minsi mibi, cyangwa se kugukomera mu gihe nta yandi mahitamo ufite, ariko ukikomeza ukagira izindi mbaraga. Aposo yarakomeje aramfasha, ntabwo yanditse, kandi abashimira muri inshuti nziza, muri umuryango mwiza. Hano mfite abavandimwe pe, mvuze ko mutankunda naba nkoze icyaha cyo kubeshya. Shobora kuba nka 3 bya 4 nzi amazina yanyu, sibyo? Ntabwo naba mbeshye, ndabazi pe, nabo ntarasuhuza mba mbaza amazina. Nkavuga nti Frank, kandi ntabwo ndasuguzana na Frank, ni nkundi y'ururimba. Rero nkumva okay, ndi mu muryango. Ejo bundi Aposo akora operation, yakoze operation yanteye ubwoba, ndamutinya noneho burundu.